Haleluya, haleluya. Amina. Turabashuje bene data abakunzi bacu ba Naweza TV. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza. Tugiye kugiramo ikiganiro kidasanzwe uyu munsi wa none, kandi turabashimira uburyo ki iminsi yose mubana natwe kandi mugafatanya natwe muri uyu murimo. Haleluya. Mwami Imana abaha umugisha kandi abagirire neza. Reka mbanze nakira umutumirwa wacu uyu munsi, nawe abibwire kugira ngo tutangire ikiganiro nawe mwamumenye tuziranye. Jambo ry'Imana avuga ngo ntabagendana bataziranye. Ngo rero mwebwe natwe turi kumwe dufatanije uyu murimo, ni ngombwa ko mubanza mukamumenya. Karibu tumirwa wacu, karibu ubwire abakunzi bacu ba Naweza TV. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abe muri twe twese. Amen, amen. Abakunzi b'ikiganiro cya Naweza TV, ndabakunda kandi ndabishimira. Yego. Ndabasabira kurindwa mukiri mu isi. Amen. Kandi muzararwe n'ubwami bw'ijuru. Amazina yanjye Haleluya. nitwa Uwashema Marija. Yego. Izina ry'ababyeyi wanyita mama Atanya cyangwa mama Rugamba cyangwa mama Cyuringanje. Ryakorohera niryo wanyita. Amen. Nkunda Yesu cyane, nkunda n'abantu b'Imana. Imana iduhana umugisha. Amen, amen, amen. Ibindi turabivugana uko Hallelujah. tugenda tubana muri iki kiganiro. Imana iguha umugisha, kozi w'Imana amatanya. Mwumvise ko afite amazina menshi, iri korohera bari ry'umwita. Umwami Imana aguha umugisha, turakwakiriye muri studio zacu za Naweza TV. Turabizi neza kugiye kutubera umugisha. Jewe kurwange ruhande umbera umugisha igihe cyose. Amen. Ari kuri smart. Uraberewe cyane. Urasa neza cyane. Umwami Imana aguha umugisha. Kubera Imana. Kubera Yesu. Urasa neza pe. Bibaza ko n'abakunzi bacu bari buze kubikubwira. Yesu aratwambika akadusiga. Haleluya. Amen. Hari umwe ujya uririmba ngo akagasura mureba n'ukubera Imana. Nabizi kutabura kuririmba. Amen. Turakwishimiye rero muri studio zacu za Naweza TV. Mwami Imana aguhana umugisha natwe. Uyu munsi turanezerewe. Bakunzi bacu rero uyu munsi dufite ikiganiro cyiza kivuga ngo nawe Uwiteka yakugirira neza. Haleluya. Amen. Nawe Uwiteka yakugirira neza. Nawe Umwami Imana yakugirira neza. Yakurengera. Birashoboka ko uyu munsi urwaye, birashoboka ko uri mu bibazo bitandukanye, uri mu ntambara zitandukanye, mu bikomeye bitari bimwe. Uko byaba bimeze kose, situation yose waba urimo, twaje kukubwira ngo nawe Uwiteka yakurengera. Uwiteka ni umurengezi, ni umutabazi. Nawe rero yakugirira neza. Ntabwo nshaka gutwara umwanya munini cyane, ndagira ngo twakire umutumirwa wacu mama Atanya. Nawe agiye kutuganiriza akurikije iyo nsanganyamatsiko turimo, kuko nawe Uwiteka yaramurengeye. Iyo mureba ndabona Uwiteka yaramurengeye. Ntabwo ari byo mama Atanya? Nibyo rwose. Yarakurengeye rwose, biragaragara. Haleluya. Amen. Tuguhaye ikaze rero uyu munsi mwiza umugisha. Ariko tutaraganira cyane kuri iyo nsanganyamatsiko, reka mbanze mbasangiza ijambo ry'Imana rigufiya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gice 50 cya Yesaya. Umurongo umwe gusa. Yes. Aravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara. Hallelujah. Nicyo gituma ntamwara. Nicyo gitumye nkomera, maso yanjye hakamera nk'urutare. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Amen, amen. Amina. Kuko Umwami Imana azagutabara, mukunzi wacu wa Naweza TV. Amen. Ntukamware. Kandi ntukagende wumva ukozwe n'isoni. Kuko Umwami Imana azagutabara. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Kandi maso yanjye hagakomera. Iyo ugenda ufite mu maso hakomeye, hatuje, hatekanye, kubera yuko Umwami Imana azagutabara. Wowe wumva ukozwe n'isoni, wumva ibyo urimo bishobora kugukoza isoni, wumva ubuza aho ureba niko wifata no kubigenza, Umwami Imana azagutabara. Nawe Uwiteka yakugirira neza. Amina. Haleluya. Ni umurongo umwe uyu munsi dusomye, ntabwo turi bujye mu byanditswe byinshi, ariko iki kiganiro cyacu ndabizi neza ko kiri bushimangire iryo jambo ry'Imana nkuganirije. Kuko Umwami Imana azagutabara, kuko Umwami Imana azadutabara, nicyo gituma tutamwara. Haleluya. Umwami Imana aguha umugisha. Karibu rero kutubwira uburyo Umwami Imana yagutabaye, uburyo yakurinze gukorwa n'isoni, uburyo Uwiteka yakoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Abakunzi ba Naweza uyu munsi biteguye kumva ubuhamya bwawe,
ineza wabonye ku mwami Imana. Ni karibu cyane. murakoze cyane. Amen. Bakunzi ba Anaweza TV, ndashima Imana kubwira ijambo. Amen. Rinkoze ku mutima. Hallelujah. Kuko ni ijambo nanjye ryambeshejeho. Amen. Ijambo riramperekeza. Riramperekeza ringeza aho ngeze aha ngaha. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mbere yo kubasangiza ku buhamya, ni ibice by'ubuhamya. Navuga ko ari nka gatonyanga mu nyanja kuko ni burebure cyane. Ariko turagenda dufata gake gake ko tuzajya tugenda tubana, tuzagenda tuvuga bwose uko bungana. Ariko kubwira ijambo, reka ndishime Imana nsenga, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Amen. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Ndagushimiye Uwiteka. Hallelujah. Nguhaye icyubahiro kuko uri Imana ivuga. Amen. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Asante Baba. Uri Imana y'urukundo. Tunakuinua. Uri Imana y'imbabazi. Hallelujah. Kuko imbabazi zawe zihoraho iteka. Asante Izo nizo Jehovah. zituma tudashiraho. Amen. Ndagushimira ko ujya udukuruza ineza yawe, ukatwiyegereza, hallelujah, Baba. ukadukura hahandi haruhije, ukadukura i Lodebari, ukadukura mu kirwa cy'Ipatimo, ukadukura mu nzu z'imbohe, kugira ngo Uwiteka Imana yacu utwiyegereze, maze natwe tugutabaze, hanyuma udutabare kuko uri Imana itabara kandi utabaruka n'intsinzi mu izina rya Yesu. Ndagushimira kubwira ijambo ry'ihumure, Yesaya ibice 50:7, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Niyo mpamvu aka kanya databuja mwiza nsengeye abakunzi b'iki kiganiro Anaweza TV, kugira ngo umwami Imana yacu imitima yabo bayikwerekezeho, bagitangira kureba iki kiganiro ndetse no kucyumva, basubizwemo ibyiringiro kubwira ijambo duhawe, basubizwemo ibyiringiro kubw'ubuhamya mwami bw'amashuri wagiye uducishamo, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo ujya wemera ko byose bitugeraho kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze ko ururukiye kubana natwe, ntabari twe mwami, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Bakunzi ba Anaweza TV, tubahaye ikaze, twongeye kubakumbuza kumva impumeko y'umwuka wera. Impumeko y'umwuka wera ni ukuvuga Imana. Hallelujah. Kuko twaremewe guhimbaza Imana. Buriya guhimbaza Imana, Mama Matilda, ntabwo ari gutaraka ngo tuvuze ingoma duceze hoya. Burya guhimbaza Imana ni ukwatuza akanwa kawe ko Imana ari Imana, ko Imana ari umubyeyi, ko Imana ari umutabazi. Hallelujah. Ko Imana ari Imana yaturemye kandi ikaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo. Hallelujah. Tuyigenderemo, tuyibemo, tuyikoreremo, tuyivugiremo. Ni ukuvuga ngo umuntu nari kureba ingendo yawe, impumeko yawe, imvugo yawe, hallelujah, appearance yawe mu rurimi rw'amahanga, akubonemo Kristo. Ndimi zose ni zacu. Hallelujah. N'igiswahili nikikuza mu kivuga. Hallelujah. Amen. Akubonemo Yesu. Ubwo rero ngiye kubasangiza ubuhamya, ariko mbere yo kubasangiza ubuhamya urabizi ko nkunda kuririmba akarimbo k'igiswahili kandi n'ijambo ry'Imana. Hoya ako ngako urakansaba muzasabwe wenda uko tugenda tugendererwa na mwuka we. Ariko hari karirimbo kandimo kanjemo ndi kuri moto ndi kuza, ntabwo nigeze mbaza Imana ngo ndavuga iki kuko ndabihorana. Hallelujah. Ikinje mu ngewe nicyo mvuga. Rero numvise indirimbi injemo, numvise iri kumpumuriza. Rero ibimpumuriza mba numva nabifashisha n'abandi nabo bagahumurizwa. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo mwami mwami wanjye Yesu, mwami wanjye Yesu, uri ngabinkingira, ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Satani kuko ari umwanzi, aneza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara. Data we,
gupfusha no kwiganyira. Haleluya. Abanzi bagurutse kundwanya, hari ku ijambo ryawe rikankomeza umutima. Mwami wanjye Yesu, uri ingabo inkingira. Haleluya, haleluya. Amen. Mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye, fata umutima wanjye uganze utegeke. Simoni imyambi ya Satani hoya, mbona imbaraga zawe. Oh, haleluya, haleluya. Amen. Mu bibazo Satani antera, umbera ubwisho. Amen, amen. Mwami wanjye Yesu, uri ingabo inkingira, ungoza imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungoza imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Amen. Satani kuko ari umwanzi, anteza ibibazo byinshi, ubukene ndetse n'indwara, ubupfubyi no kwigunga, ugupfusha no kwiganyira. Abanzi bagurutse kundwanya, hari ku ijambo ryawe ryo rikankomeza umutima. Mwami wanjye Yesu, uri ingabo inkingira. Amen, amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen, amen. Iri jambo ni ingabo idukingira. Amen, amen. Mwene data, ndashima Imana. Iyo ngeze ku neza y'Imana, ukuntu Imana igira neza, ukuntu yangiriye neza, kuko ndi umuhamya wo guhamya ibyo. Ndabizi. Mpita numva ikiniga cy'ibyishimo. Ntabwo nkirira amarira y'agahinda k'umubabaro, nababaye imyaka irenga 20, urabizi. Siko bizahora kubategereza Uwiteka. Ariko Mana, ndagukunda cyane. Amen. Iryo jambo wahoraga urimbwira ukambwira Maria, mama, siko bizahora. Dada mpendwa, siko bizahora. Mungu wetu ni mwema dada. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Ni mwema tena ni mweza wa yote. Haleluya. Mungu mwaminifu. Anaweza. Anaweza. Haleluya. Amen. Mungu ni mweza wa yote. Amen. Mungu anaweza. Amen. Haleluya. Amen. Neno lake katika Yeremia, kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 33, mstari wa 3. Mungu anasema niite, nami nitakuitikia. Oh, haleluya. Iryo jambo Yeremia yaribwiwe ari mu gikari cy'inzu y'imbohe. Ariko igikari cy'inzu y'imbohe uracyumva? Mu gikari. Hahandi inyuma. Mu gikari ninde wapfa kugerayo ubundi? Mu gikari ubundi hagerwayo na ba nyir'urugo. Ntabwo buri wese apfa kugera mu gikari. Ni ukuvuga ngo abarinzi, abasirikare, babandi bakomeye nibo bari barinze Yeremiya. Ariko ijambo ry'Imana rimusanga. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo rya nyiri ijambo. Rya nyiri ijambo. Rya rindi vuga. Muri Zaburi haranditse ngo yohereza ijambo ryayo. Haleluya. Haleluya. Rikadusanga ku gisasiro, rikadukura, rikadukiza indwara, rikatubuza kujya muri rwarwo. Ntabwo wenda tujyayo ngo turebe kubera gucunguza uburyo umwete, ariko hari igihe tuzavuga ijambo. Hari igihe tuzavuga ijambo ryo kwizera, mwene data. Dutaramira Imana, tuvuga ijambo, kuko burya ijambo niryo rizura. Amen. Amina. Nanjye ijambo ryaranzuye. Haleluya. Amen. Ryaranzuye. Amina. Ibyo byiringiro mba numva nabigutera muri serumu. Ngo bikugende mo bigende mu maraso, bitembere. Haleluya. Ijambo ry'ibyiringiro. Twese tubyumva. Ijambo ry'Imana ni iryo kwizerwa. Imana irashoboye. Mungu anaweza. Ibasha cyane. Ibasha. Ariko rero ubu se mbigenze gute? Abefesi ibice 3.
ariko mbabariro hasoma gumamo Abefeso ibice bitatu gumamo dada umurongo wa 20 n'uwa 21 haleluya hasomere abakunzi ba Anaweza TV sifa kwa Bwana haleluya haleluya Bwana asifiwe oh. Bwana apewe sifa haleluya amen haleluya amen Mungu anaweza Mungu anaweza yote anaweza Waefeso bitatu Waefeso ndiyo buturirimbira karirimba ariko haleluya haleluya mbe maririmbira karirimbo ninde watubuza guhimbaza Imana imirimo yako iratangaje ninde watubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje yemeye gutanga umwana we Yesu tubera igitambo haleluya tubera igitambo gikwiriye batagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda haleluya nawe uzatsinda urugamba humura Imana irashoboye kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara mu maso hanjye hagakomera mukunzi wa Anaweza TV wowe wumvaga umwawe wowe wumvaga hari ibiguteye ubwoba kuko umwami Imana azagutabara yatabaye Maria yatabaye mama Matilda kuko izagutabara nicyo gituma udakwiriye kumwara nicyo gituma udakwiriye gukorwa n'isoni ahubwo komera ku mwami wawe haleluya siko bizahora kubayitegereza siko bizahora kandi basha gukora cyane ibiruta ibyo tuyisaba ndetse n'ibyo twibwira ibyo dutekereza hari ugutekereza ukumva uzi ko ushobora kuba ubana n'umuntu ukumva wifuza ko yagukorera ikintu ariko wareba ukabona ubushobozi ntabwo ndahera hehe atanyita umupfapfa ukabyibwira ukabyifuza ukabyibikamo haleluya wari uzi ko icyo nacyo Imana ikibona wari uzi ko ihita igikora iyo wayizeye niyo utarabivuga ibyo wibwira ibyo utekereza haleluya reka ngo turabana bisumba byose yadukuruje neza iratwiyegereza ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isirayeli zongera gusohokera mu mbyino z'abanezerewe unezerewe Imana haleluya amina ngiye gusomera rya jambo wambwiye Abefeso ibice bitatu umurongo wa 20 n'uwa 21 Waefeso mlango wa 3 mstari wa 20 hadi 21 ndiyo aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo amina icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira amen mwakire neza ijambo ry'Imana bene data iri jambo reka turyubake amen umuririmbyi yaririmbye ngo mwami wanjye Yesu uri ingabe inkingira ngo haleluya ngo ntabwo ngikangwa na Satani niba ufite ibyanditswe byera mu mutima wawe ufite iryo jambo Yesaya ibice 5 umurongo wa 7 ubwo umwami Imana azantabara kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara ntabwo ukwiye rero kumwara ntukwiye gutinya ntukwiye gukangwa na Satani hari ibintu biguhagaze imbere bimeze nka Goliyati cyangwa bimeze nk'inyanja itukura cyangwa bimeze nka wa muriro wa Sadraka na Meshake na Abednego batawemo ibibazo ubukene indwara ubupfubyi ubushomeri kwangwa kugambanirwa yewe ni byinshi cyane bikagutera ubwoba ushobora kuba uri muri ibyo byose ushobora kuba ufitemo nka bibiri bikuzengurutse bishaka kugutera ubwoba kugira ngo uhahamuke wenda utangire kujya no gushakisha ahandi bajya bavuga ngo ni ukubaza da ngo kubaza abakuru ariko se ninde mukuru urenze Imana twarabatsu umukuru
data wa twese n'Uwiteka Imana yo mu ijuru ntabwo ari Imana gusa ni Imana yo mu ijuru umuremyi wa byose kuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira ndetse n'ibyo ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose ariko wari uzi ko ni ukugira ngo igituma ibikora se none se turi beza hoya turakiranutse se ese tuzi gusenga kurusha abandi b'amaraso ya Yesu hoya nuko turi abana b'Imana gusa amina nuko nabyaye abana wenda nabyaye abarenze babiri sibyo uretse afite ingeso ze hari unezeza hari n'undakaza ariko bose ndabakunda haleluya haleluya ibyifuzo byabo ngomba kubishyira mu bikorwa haleluya rata ngomba kubishyira mu bikorwa kuko ni umubyeyi ariko umva akarusho k'Imana akarusho k'Imana nuko idukorera n'ibyo twibwira byonyine n'ibyo twibwira tutavuze yego di urumva kuko yo ireba mu mutima niba ufite icyifuzo mu mutima wawe genda ukibwira Imana genda wiherere ntukavuge ngo ngiye kubaza abakuru cyangwa ngo ngiye mu bapfumu bazi Imana yo mu ijuru y'ubwayo mu bwenge bwayo mu buhanga n'ubuhanga no mu gukomera haleluya no mu mbaraga izohereza ijambo ryayo mu cyubahiro amina izohereza ijambo ryayo mama Matilda amen nko kundi ryohereza rikagusanga ikaryohereza uryamye uri ku gisasi utabasha no kweguka uri mu bibazo byinshi wabuze uko ugira ariko rikakuzaho nka kundi ryaje kuri Yeremiya yego ari mu nzu y'imbohe igikari cy'inzu y'imbohe rero ngewe nkigereranya ni mwema kabisa haleluya nkigereranya n'ibibazo umuntu ahura nabyo n'ubundi nicyo bisobanuye ibibazo bikakujyana bigatuma wigunga tuboherwa ahantu hatandukanye si ngombwa ko umuntu yaba ari mu nzu y'imbohe nka Yeremiya ariko warushaho kuba abohewe mu burwayi mu bukene mu madeni menshi ukuntu bwakuboshye ariko hita utujyana uburyo iyo myaka 20 wayibaye reka barihoje reka ducunguze uburyo umwete kuko ibi by'Imana uko bizi ushatse kubivuga bwakwira bukanaki ariko reka tuvugeho gake dutere n'amatsiko abakunzi ba Naweza TV haleluya ariko uzagaruka nta kibazo bavungurireho tuvungurireho turi kumwe nta kibazo yego bakunzi ba Naweza TV mwumvise iryo jambo rivuga ngo Imana ibasha iyo ni Imana ibasha gukora ibyo byose haleluya ndashima Imana yo mu ijuru ko iri jambo ryarampetse amen rivuga ngo ibasha noneho byandemyemo kwizera njyewe nagiriwe ubuntu nkuko nawe nshaka kukumvisha kugira ngo nawe werekeze umutima kuri Nyagasani nkumvishe ko Imana igira neza nkumvishe ko Imana ishoboye yuko nawe yatabarwa ndugu yangu Mungu anaweza ni mwema anaweza yote ni mwema ndio maana nataka kukueleza kwamba uwe na imani tu amini tu amini tu daima amini tu daima amini tu moyo wangu amini tu moyo wangu daima sema na Bwana daima sema na Bwana daima sema na Bwana moyo wangu sema na Bwana daima ukisema na Bwana katika neno lake utakuwa na imani utakuwa na ujasiri utakuwa na ushupavu utakuwa shujaa wa kuamini utakuwa shujaa wa imani haleluya kama vile Paulo alivyokuwa shujaa wa imani Paulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza amina nimevipiga vita vizuri mwendo nimeumaliza haleluya mwendo nimeumaliza salama amen nimevipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza imani nimeilinda
haleluya Amen. twajyaga tuyiririmbira Ariko se, abapadiri bajya Yes. guhabwa ubupadiri nayize ngo iyo ni baryamye iyo ngiyo tuyiririmba twagiye gushingura bica nimevipiga salamu sasa sikia sasa twebwe nyiririmba muri korali ya gatolika twajyaga turirimbira abapadiri bagiye kuriya bahabwa ubupadiri babasezerana ni ukuvuga ngo ntekereza ko twabaririmbiraga iyo ndirimbo dutekereza ukuntu barwanya intambara y'ubusore babyumvise bakitanga bakigomwa kugira ngo azajye kuryama hahandi kuri aritare yubike inda bamusukeho amavuta bamusabire bamwimike yabaga yarwanya urugamba rukomeye hanze aha ntabwo biba byoroshye umwana w'umusore kuvuga ngo nihaye imana ntabwo nzashaka umugore sinzabyara gusa urumva atari urugamba rukomeye twakundaga rero kuyibaririmbira ariko muri iyi minsi umuntu aba akwiye kuyiririmba amina ari kugenda ava muri uyu mubiri haleluya kuko umuririmbyi we hari ukuntu yuzuye umwuka abaririmbyi ndabakunda cyane umuririmbyi yuzuye umwuka we aravuga ati reka kwifata nk'umutwaro utabarutse kandi ucyambaye umwambaro w'urugamba uzigihumaze ariko ntuzi igisigaye humura komera Yesu azakurengera haleluya Yesu azakurengera Yesu azagira gute azaturengera amina nimureke turwane intambara nziza hanyuma tureke kwiyambura umwambaro w'urugamba kwiyambura umwambaro w'urugamba rero ni kwa kundi uvuga ati jyewe rwose ndakijijwe ntabwo nkigendera mu byaha nta kibazo mfite nyamara urugamba ni runini uracyari ku isi ariko humura ntugakangwe na satani ugomba guhora wambaye intwaro ariko amatsiko aratwishe intwaro y'ijambo ry'Imana amatsiko y'ubuhamya yego abakunzi ba Naweza TV bataza kugira ngo ntabwo mbutahana humura utahane ntabwo bakwemerera muhumure rwose bakunzi ba Naweza TV ndagarutse kuko nkunda ijambo banumva nabwiriza rimwe tuzategura igitaramo cyo kuririmba datawe ariko reka mbabwire turirimbe komeza intambwe zanjye amina turirimbe tuje iwawe nyagasani soko y'amahoro amahoro ariko uzi ukuntu iyo ndirimbo nyikunda soko y'amahoro tuje tuyasonzeye hari benshi bashaka kuduha yabo ubwabo twe twaguhisemo jya uduhamiriza yuko tutibeshye imyaka yose twakumenye waratuyoboye ntiwatuzimije tugukomeyeho haleluya turacyavuga gukomera kw'Imana Imana yangiriye neza bene data reka mve mu butumwa bwiza ahubwo nigire mu buhamya bene data tuzategura igitaramo gikomeye ndashaka kubabwira kugira neza kw'Imana mbabwire aho Imana yankuye iki kiganiro cyateguwe kugira ngo wumve ko Imana ishoboye kwamba Mungu anaweza usikie kwamba Mungu anaweza na wewe anaweza kukupigania na wewe anaweza kukuponya hata hayo magumu ndio hata hayo machungu kweli hata hayo majonzi kabisa hata hayo matatizo ndio hata hayo madeni ndio Mungu anaweza Mungu ni faraja yako haleluya Mungu ni tumaini lako amina haleluya Mungu ni tumaini letu Mungu ni haleluya nararwaye rero reka mvunagure narwaye indwara zikomeye ntabwo narwaye indwara imwe nitubona akandi kanya tuzazana n'amafoto kuko hari ibihamya umwe yaravuze ati mfite ibimenyetso birenga kimwe bikwemeza ko Yesu yangiriye neza haleluya narwaye rero imyaka irenga 20 mfatwa n'uburwayi bw'amayobera hanyuma kuko n'ubundi umutima wanjye ngewe nakundaga Imana nkiri no muri gatolika ni ukuri nakundaga Imana uri muntu mu itorero
abo wejejwe muri ryo. Haleluya. Nkunda kubwira abantu ngo kiranukira uri mene data. Imana nikubwira ngo cyamika, sibyo? Wumvira ijwi ry'Imana. Nikubwira ngo gumaho, ariko gumaho ukiranuka. Niwerekeza rero umutima kuri Nyagasani, aho uri Imana iri kumwe nawe. Humura, Imana igera hose, wowe kiranuka gusa uve mu byaha. Urarwara rero? Narwaye ntangiye gukora umushinga w'ubukwe. Murumva ko ari kera. Tumaze imyaka ingahe wubatse Amatanya? Umaze imyaka igera kuri uyu ni umwaka wa 23. Urwara urimo witegura kurushinga? Ndwara ndimo nitegura kurushinga. Urumva iyo myaka ni myinshi cyane. Nuko ngo gukira kwanjye uyu ni umwaka wa 3. Ndi kwinjira mu mwaka wa 3 nkize. Wamaze imyaka 20? Irenga 20. Urwaye? Ndwaye, kandi ndwaye amayobera. Birashoboka ko hari abadukurikiye bari ku gisasiro, kuko ibiganiro nk'ibi ngibi nanjye najyaga nkunda kubikurikirana, ndyamye nabuze unsura, nabuze uwampumuriza, nabuze uwambaza ngo umerewe ute. Najyaga nifuza ngo umuntu ansura ambaze ngo wumva umeze ute. Gusa yego ntago byashobokaga. Hari igihe nageraga n'imbere ya muganga avuga ni ndamubwira ABCD nagera imbere ya muganga kubera agahinda n'umubabaro, natangira kuvuga ntago ari ukurira, natangiraga kuvuga umutima ugasa n'uhagaze. Nari mfite umubabaro urenze, ntago natangira kuvuga ngo ndwaye umutwe, kuko naheraga ku mutwe nkazageza ku kirenge. Noneho natangira kuvuga umuganga akambwira madamu kuko urwaye indwara nyinshi, vuga imwe. Birashoboka ko ushobora kujya kwa muganga ufite ibibazo byinshi, ushaka kubivugira icyarimwe. Wenda wagiye ku specialiste w'igifu cyangwa wagiye ku specialiste w'ibihaha, wowe ugatangira kuvuga umutwe kubera ububabare ufite. Rero muganga nakubwira ati oya rwose vuga indwara imwe, ntukababare. Ariko hari umudokiteri witwa Yesu, we agutega amatwi ukamubwira byose. Haleluya. Naje kubabwira dogiteri witwa Yesu rero ko anaweza, arashoboye, ashobora kumvira icyarimwe izo ndwara zawe zose umubwira, akazikiriza icyarimwe, kuko nanjye byambayeho. Ubwo rero witegura kurushinga? Nitegura kurushinga rero. Njyewe nafashwe n'umutwe, umutwe mubi cyane. Umutwe numvaga umuriro mu mutwe, nkumva. Ariko nshuti yanjye, reka mbaze abadukurikiye, hari uwari warwara corona COVID-19? Benshi barayirwaye. Rero nanjye narayirwaye ndakira. Nanjye narayirwaye, Kristo yarayinyijije. Nanjye narayirwaye n'urugo rwanjye. Ngo ni mponyaji. Imana irashoboye, ishoboye gukiza ibyo byose cyane. Rero uwo mutwe wa corona, ariko nanjye hari igihe narwaye mu ijoro, icyo gihe cya corona ndaremba. Namatanya ubwiza ukuri, uriya munsi natangiye kwihana muri iryo joro. Ndihana ndavuga ngo Mana, ibyaha byanjye byose, ibyo nagucumuyeho mbizi n'ibyo nakoze ntabizi, ubimbabarire Mwana. Numva neza ubuzima buriho buncika, ariko kubera Imana, kuko hari umurimo tugomba gukora. Ese nk'ubu butumwa twari kubutanga n'ubu buhamya? Reka data, twari guhera hese. Rero uwo mutwe wa corona, twongera imyaka yo kuba uwo mutwe abarwayi barwaye corona, nukuri kose mwumva ukuntu nababaye. Njyewe uburwayi bwanjye bwari bumeze nka corona. Njyewe corona barimo bayisobanura bwa mbere ikiza, nabwiraga umutware nyamara mutware ninjye warwaye corona bwa mbere, ariko corona yanjye ntiyanduza. Koko nawe yari kwirwara n'abana, ariko ntago bayimenye. Ariko Imana yarayihagaritse, sinakwanduza abantu, kuko ibimenyetso byose bya corona njyewe numvaga byambagaho. Ndaza kubagerera ubwo warwaraga umutwe. Narwaye umutwe wa wundi umeze nk'uw'ibisazi, ukumva umuriro mu mutwe, noneho rimwe ukumva umuriro uratse, noneho wakwaka ukumva ahangaha hari ikintu kigishigisha. Ntibyakubayeho mu mutwe? Mu mutwe ukumva ikintu gishigisha, none ukumva imitsi yahangaha iragagaye, no guhindukira ntubishoboye. None ugatangira umubiri wose ukatakwa. Sasa ahantu hose nkajya mbabara,
nkibaza se ni iki ubundi sinajyaga ndwara umutwe indwara narwaraga kuva n'umwana yari indwara y'igifu iyo ngiyo urumva ariko nari nyizi kuva kera ukiri muri primaire ariko nari maze kumenya ukuntu nayitwara mu buryo aratereka nkubwire ikigeragezo ntabwo ari karande buriya hari ukuntu ushobora kwitwara mu kigeragezo cyaba ari icy'uburwayi cyaba ari icy'ubukene ukagaragara neza nubwo ukicayemo ariko kubera kwizera Imana kandi kubera n'ukuntu ukitwayemo ntabwo kikuzahaza. Haleluya. Hanyuma igihe cy'Imana kiragirana kikagikura mu nzira. Yes, kiragera kuko atari karande. Oya ntabwo ari karande. Nuko ubwo rero narwaye uwo mutwe ariko uwo mutwe ufatana n'umutima. Ubwoba bwo mu mutima noneho nkikanga nta n'ikintu kinkanze ngahora numva umutima udatuje usimbagurika ko ntarwara umutima nkajya kwisuzumisha bakambwira nta kibazo ufite umutima wawe ni normal none se ndwaye iki noneho ngewe ariko mu bitekerezo byanjye ngatekereza ko ari ubwoba bw'umukobwa ugiye gushaka se burya bagira ubwoba niko natekerezaga ariko barabugira burya utangira ubuzima utari umenyereye ntabwo wabura kugira ubwo bwoba ariko n'abahungu banza babugira ibyo byose nabo barabugira ntabwo babura kubugira buri muntu kubana n'umuntu utazi utamenyereye wenda uramuzi mubaye inshuti ariko ubuziraherezo akaramata umuntu wese yabanza kubugira da ntoya ni ukuri abantu bose barabugira njye niko ndatekereza ko ubajije n'abasore bajya hari umusore rwose ujya kurahira ukabona aratitiye ibi bintu ngiye kwinjiramo kuko ubu ngubu nzabishobora mu Giswahili hari indirimbo twajyaga tubaririmba ngo ndoa ni msalaba tunayajua yakini ngo urugo ni umusaraba ngo ni umusaraba koko reka nkubwire burya nta kintu cyiza kidaharanirwa n'ijuru riraharanirwa buri kintu nyine none se kujya mu ijuru ntibatubwira ngo twikorere umusaraba turawikorera none se niba ugiye gushinga urugo naho inyuma urahari umusaraba urahari ntiwumva se ni ikimenyetso cyiza ngaho twikomereza ubuhamya tuzagaruka no ku rugo haleluya tuzagaruka no ku rugo abakunzi ba Naweza TV tubafitiye byinshi hanyuma rero urwara uri hafi yo gushinga urugo ni ukuvuga wakoze ubukwe urwaye uwo mutwe nakoze ubukwe ndwaye uwo mutwe n'uwo mutima ayiwe noneho mu nda yanjye naho hakaga umuriro ubundi urumva narwaraga igifu ariko inda yo hepfo bitageze aho ngaho sinari nzi uko umuntu aribwa mu nda yo hepfo noneho ntangira kumva ibintu ntazi umuriro wa muriro waka mu mutwe nkubucanye no mu nda noneho ubwoba igitengo mu mutima nkibaza se ni ibiki nabo nta kibazo cyari ngera mu rugo bizashira buriya n'igihugu cyari kiri mu bihe bikomeye harya ni mu mwaka w'uyu 97 kuko twakoze mariage kuri eshatu z'ukwa mbere 98 uziko no gutanze gushaka ma mvashare gawe maye wowe 95 wahumutse mbere ya njyewe nkunda kubwira abantu hano mu Rwanda nari icya 10 cy'itorero njyewe nari ngishakisha mama nari ngishakisha ariko uzona nashakishaga wowe ari we cyakoze namugezeho haleluya ni ukuri namugezeho nashakishaga umuntu ukunda Imana nashakishaga umuntu usenga niyo mpamvu natinze tuzabigaruka amina zagaruka kuri gahunda y'urugo ukuntu abasore n'inkumi barambagizwa byose hanyuma n'ukuntu aho uyu munsi tubwire uwo mutwe ukuntu byaje kurangira uwo mutwe rero ubwo umutima mu nda ntangiye kubisobanura mburaho mpera kuko numva ineza y'Imana inyuzuye ndumva ashaka kuririmba gusa mvuge ngo Mana ugira neza Mana waratabaye Mana warahabaye haleluya nuko ubwo wagiye mu rugo wakoze ubukwe urwaye uwo mutwe yego urashaka kujya mu rugo urwaye umutwe mu nda n'umutima ugera aho ubyara urwaye uwo mutwe cyane umwana wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane
nta kwezi kwa buki wagize rero reka umva warurwaye ese ukwezi kwa buki maze no muri soirée nabyinnye umuziki se urabizi ukuntu abantu twakundaga umuziki kera ntaho nigeze mbyina umutima se baranyemereye hata ukucheza na meremeta wala ana meremeta ahubwo se na meremeta muri uru Rwanda ninde wari kuyindirimbira njyewe nakangahe nababajwe n'ibintu byinshi bwase ko naririmbiraga kanabyina ngiye ko nabuzundi bindi bazasubiyemo biremewe ariko reka nkubwire tuzakora ikintu cyitwa Silver Jubilee biremewe rwose hanyuma muzaze mu ndirimbo tuzagacinya rwose bibi harusi na meremeta na kigeregere na shangwe na furaha ana waka byose tuzabikora ubwo no kuvuga ngo twakoze ubukwe meze gutyo ku buryo n'umunsi w'ubukwe njyewe nari mfite ubwoba hafi no kuvuga aho yana naratangira kwitura hasi arega hafi no kuvuga uti tube tubiretse hafi no kuvuga ngo tubisubike mbanze numve meze neza nuko numvaga mbanze numve meze neza ariko noneho irindi jwi rikambwira ngo ikibazo ufite wowe ufite ubwoba kuko icyo gihe cyari igihe cy'abacengezi intambara aribwo ikirangira ariko kirimo ubwo rero n'umutware wanjye yakoreraga ahantu hari umutekano muke rero nkagira ibindi bitekerezo ko wenda ari ubwoba bwo kwinjira mu rugamba urumva ko kwinjira mu rugamba kubera akazi yakoraga kuko akazi yakoraga twarokotse amasasu menshi cyane twarokotse gutwikwa haleluya imana irabasha imana irashoboye Mungu anaweza kukutoa katika moto Mungu anaweza kukutoa katika amasasu harya amasasu yavuga gute mu giswahili nsigaye narakibagiwe na amasasu amasasu bavuga gute bunduki risasi Mungu anaweza kukutoa katika risasi Mungu anaweza kukutoa katika mabomu wakutege mabomu lakini unapita tu Mungu anakuficha yani ukanyura mu bintu bikomeye bimeze nka za mine bimeze nka masasu ariko Imana ikakurinda haleluya umutwe rero nuko nabyaye aba bana bane rero ndwaye uwo mutwe ndwaye no mu nda n'umutima uwo muriro ukiwumva mu nda yumva nabi cyane kuvura umukobwa ushaka ufite yego utwita inda ya mbere yego urabyara uronsa se washobora konsa urwaye naronsaga umwana wa mbere nanamwonkeje neza kandi ukabyara neza batakubaze nkabyara neza ubyara barya ababyeyi abana bangaye mama nabyaye abana bane urwaye uwo mutwe ndwaye ibyo bintu byose ariko byagendaga bikora ubwo ngubwo turaza kugenda tugera ahantu najyaga nitura hasi siko nituraga hasi twicaranye gutya ariko se arya ntubyibuka se waransengeye abakunzi bana nagusengeye yaransengeye mukozi w'Imana yaransengeye haleluya ariko yaransengeye asanga nanjye mfite kwizera asanga nanjye nisengera narateye intambwe haleluya tera intambwe kuri Kristo tera intambwe ku birenge bya Kristo Kristo azaguhoza ayo amarira y'uburwayi amarira y'ubukene amarira y'ubupfakazi amarira yo gutabwa n'umugabo shaka siko abagabo bati ngo amarira y'ubupfubyi amarira waruzi ko n'abagore batabagabo bagati ngo di hariho numvise ejo bundi ariko namwumvise ejo hariho numvise ngo umugabo yagiye gukorera hanze muri misiyo amusigana n'abana noneho ngo abwira umugabo ngo yohereze amafaranga hari nk'umushinga bashaka gukora umugabo ayohereje umugore aturwo yijyanira n'abandi bagabo aragenda ajya mu kindi gihugu baragenda pe ajya mu kindi gihugu ariko shaho birababaje n'agahinda umugabo araza ava muri misiyo asanga umugore yaciyeho ya mafaranga yarayajyanye reka tukubite tubangura iminota yacu ibyo byose rero ubwo ni ukuvuga waje kugera umutwe wagiye ukura ugenda ukura kugeza aho utangira kwikubita hasi umutwe warakuze umutima mu nda umuriro umwana wa kane maze kumubyara rero nibwo umutima wambwiye ngo shaka Imana umaze kubyara abana bane utazapfa ukabasiga nagiraga igishyika cy'abana rero ntangira kumva nshatse kwegera Imana cyane urumva icyo gihe sinashobora no kujya mu kiliziya gusenga narwaragaraga n'ikirenge ubwo ni ukuvuga ngo nayo yabaye indwara yambayeho navuga ni nka karande sinzi kuko bambaza inshuro 6 ku kirenge urumva sinabashaga
kugenda ngo ngere nko mu kiliziya ngaruke hoya sinabashaga no kwambara inkweto ubu nari mfite ibibazo byinshi numva rero umutima urambwiye ngo urwaye indwara nyinshi wowe egera Imana kandi wongere uyikorere kuko ntabwo nari nkiririmba urumva nagiye mu rugo ninjira ntameze neza noneho mu bihe by'intambara twatuye ejo twatuye hariya twimutse twagize ntabwo nigeze kugira umutekano wari uhari gutuza ngo nkorere Imana ariko ngiye nkumva ijwi numvaga ijwi rimbuza amahoro rimbwira ngo uri guhura n'ibyo bibazo kubera ko utari gukorera Imana yarega bibaho arega reka nkubwire Imana iyo igushatse ishobora kukwambura ibintu byose wowe ukakwambura n'umubiri birashoboka uwo mubiri kawugukuraho kugira ngo uyikorere ukarwara ukareba cyane rwose kuko ngewe uko bansengeraga ni ukuri nanjye numvaga iryo jwi rimbwira ngo ngomba gukorera Imana ariko n'abansengeraga barambwiraga ngo Imana irashaka ngo Imana irashaka ko nyikorera ngo kandi izankoresha iby'ubutwari amen haleluya amen kandi ukoresha rero mwe haleluya ntabwo ndabikora oya ntabwo ndabikora oya yavuze ngo ndutera intambwe imwe ngo 99 nizaye icyo nkora simbizi ariko ndumva sindatangira urakora kandi iri muri wowe imbere irakomeye amina noneho kugira ngo kuko dufite ubuhamya bwagutse yego tutware aho ngaho uri mu rugo umaze kubyara abana 4 wa mutwe uracyakumere kwa kundi wa muriro noneho hagiye hazaho n'ikirenge indwara ziragenda zikura ariko uza kugiye tugere handi wagendaga uri nko mu nzira mu mbega ko wagira wumvaga utaye ubwenge wumvaga bigenze bitukumva wituye hasi no kuvuga ngo maze kubyara umwana wa 4 urumva nararwaraga nyine bisanzwe nyine nkabura amahoro hakaza n'ibintu byo kwishimagura attention ibyo bintu byo kwishimagura byamfashe nkwita umwana wa mbere nayo umwana wa mbere nagiye Nyabugogo ukugura utwenda tw'abana abona umubyeyi witegura kubyara aragura arahaha ariko nagiye mu isoko rya Nyabugogo guhera umunsi ndicikamo kuko guta umutwe no gutera k'umutima byabaye byinshi none ntangira no kwishimagura nageze mu rugo nafuruse nabyimbaganya ahantu hose urumva nayo ni indwara nayo narayivuje birananirana birayoberana ariko naje ugafuruta ku mubiri hose guhera ku mutwe kugeza ku kirenge amen Yesu nkabyimbagana noneho nza kumenya ko ari allergie ya caguwa ariko nkibaza allergie ya caguwa ko nkiri umukobwa ntagiraga iyo allergie ese ko nahuraga n'umwenda no mu nzira twabaga turi free urabizi abatanzania twabaga turi free wahura n'umwenda no mu nzira ugafata ukigera nta kibazo urumva nta kibazo nagiraga ubwo rero ibyo byose byambagaho ariko maze kubyara umwana wa 4 byabaye byinshi cyane urakomeza urafuruta hafuruta ariko nafurutaga ariko nakoze kuri caguwa gusa ariko nakoze kuri caguwa naje gufuruta ntakoze kuri caguwa bwa nyuma ubwo narwaraga bwa nyuma ariko ngira ngo iyo yari injyana mu kuko baranayimpanuriye nagiye gusenga nayo naratangiye kwegera Imana gutera intambwe yo kwiriza ubusa ijambo ry'Imana avuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona haleluya ariko ushobora gushaka Imana ushobora gushaka Imana nayo ikabibona ko wagize umwete ikaza ikagukiza ya makuba yose ariko noneho rero Radameri ndashaka tuzagaruka yego ariko gute wa mutwe byagenze gute wageze hantu jewe ndabizerega ndabyibuka dusenga hariya muri ministeri Kagarama kuntu wagiraga gutya ukatura hasi ukabona ubuze ubwenge ukabona mbese ntuzahuri burya wumvaga umeze uti byaje kugera kuri iriya etape yes ukuntu byageze kuri iriya etape rero ubwo nari maze kubyara umwana kuko nanjye nakubonye umaze igihe ndashaka kumenya rero n'abakunzi ba Naweza TV badukurikira byagendaga biti ukuntu byagenze rero nawe hajye ndabihera hehe umwana wa 4 maze kumubyara njyewe umutima wakomeje kumbwira ngo ninshaka Imana yego kuko undi ukambwira ngo urapfuye ntibucya nk'ukuntu mwene data udukurikiye muri iki kiganiro ushobora kuba urwaye ukumva amajwi akubwira ngo ntibucya iryo jwi ryima amatwi uvuge ngo Satani oya winkanga kuko Imana irashoboye haleluya numvaga ijwi rimbwira ngo ugiye kuva mu mubiri rega ugiye gupfa ugiye gutabana ndaje ndavuga hoya ntabwo nshobora gupfa nk'urushishi
ngiye gushaka Imana. Amen. Nagiye rero gushaka Imana. Yego. Ndagenda njya gushaka abantu basenga biyirije ubusa. N'ubundi rega niyirizaga ubusa ntasenze. Kubera ko utameze neza mu mubiri. Sinashoboraga kurya. Nuko ubwo naragiye ntangiye gahunda yo gusenga. Haleluya. Uko niko nagiye ndemba. Natekereza gusenga. Natekereza gusenga gusa. Nkaremba nkamererwa nabi. Uwo mutwe waraje urakomera, noneho ntangira kujya njya muri koma. Nabana naryamye najya kumva nkumva nk'igicu kiraje kirambundikiye. Ngahita nk'ubwenge. Ni ukuvuga ngo naba ndi kugenda mu muhanda, naba ndi no mu rusengero, nkumva inkota irashigishe mu mutwe, nkumva ya nkota isogose mu mutima, ahantu hose nkumva mbuze imbaraga, nkumva ndariwe cyane, ngahita ntago nituraga hasi nk'umurwayi w'igicuri, wararambaraga buke, ahubwo numvaga ibyo bije, ngira ngo urabyibuka mu masengesho. Numvaga bije nkumva ubwoba buraje, wenda nari muzima, nakumva ubwoba bwinshi, nkumva igicu kirabuditse, nkatangira simbone neza, nkumva inkota irashigishe mu mutwe, nkumva mu mutima irasogose, nkumva umuriro mu nda ukaka, none umubiri wose ukaba ataka. Nkahita rero njya hasi gake buke buke. Wumva mu mutima, mu bwenge wumva utekereza nta kibazo? Nabaga ntekereza. Ariko uko naribwaga byageraga ku rugero njya muri koma, ubwenge nyine bukagenda nk'ako kundi usinzira ukagenda. Ariko hari ubwo nahumirizaga, kuko byansabaga guhumiriza, kuko n'amaso numvaga arimo ibintu bimeze nk'inzembe zishwanyaguza. Byabaga ngombwa rero ko mpumiriza, no kugira ngo niba ngaruye ubuyanja, kugira ngo nzarambura amaso, byabaga ari ukugira ngo ufatanure. Yabaga yarafatanye cyane. Ubwo rero nagiye ndwara gutyo, naba ngiye nk'ahantu bikaba ngombwa ko ngenda nitwaje n'ibintu byo kwiyorosa. Yego. Kuko muri uko kugwa n'imbeho yazagamo. Hari ubwo numvaga umuriro ari wo wabanzirizaga kugwa, cyangwa hakabanziriza imbeho imeze nkaho muri frigo, cya gitengo cya malariya, ariko nkabyumvira no mu magufwa. Ubwo rero nahitaga nifubika, noneho nkaba ndarambaraye, ariko urabyumva nyine. Haleluya. Dada, noneho rero tuzagaruka kubera iminota, kubera umwanya, kandi dufite ubuhamya burebure, tuzagaruka. Ariko nyuma y'ibyo byose wabonye Imana, warakize, uburi muzima, uramahoro, urazurwa, igihe kiragera nyuma y'imyaka urwara na corona, uraremba, ujya no kuri bomboni. Nagiye no kuri bomboni, na corona warayikize? Narayikize rwose. Haleluya. Amina. Bakunzi bacu ba Naweza TV, umwami Imana abaha umugisha. Mama Tanya afite ubuhamya burebure bwinshi, afite ibintu byinshi bikomeye Imana yamukoreye. Reka iyi ni part 1, iki ni icyiciro cya mbere. Tuzagaruka, tuzagera igihe tuganira no ku byingo, no ku bintu byinshi bitandukanye. Mwumvise ko afitemo ubuhamya bwinshi. Imana iguha umugisha Mama Tanya. Yewe ndabizi ufite ubuhamya bwinshi, ndabizi mbega tuzategura n'igitaramo cyo kubaririmbira. Mwumvise ko afite n'ijwi ryiza, azanabaririmbira. Ni umukozi w'Imana nkunda, ahorana morale, ahorana ibyishimo, ahorana kwizera, kandi ni inshuti magara. Arabana, yakugira inama, yakuganiriza, nawe uzamushake. Yesu ashimwe cyane. Turagushimiye rero umwami Imana aguha umugisha. Ndabizi udufitiye agaseke kanini, uzagaruka. Ndabizi ko uhora witeguye gukorera Imana. Icyo nshimira Imana nuko yagukijije, ubu ukaba uri muzima mu mwuka no mu mubiri. Haleluya. Rero tuzongera, tuzasubukura, kuyavuga si ukuyamara. Tuzagaruka ikindi gihe. Wewe witegure gusa, igihe uzabona ari Mama Tanya uzitegure.
azakuririmbira, azakunezeza, azakubwira ijambo. Imana yaguhaye impano nyinshi cyane. Rero turashimye Imana, turongera kukubwira ngo nawe ibyawe umwami yabikora. Ntaho Imana itagukura, nta kimana idashoboye, Uwiteka ni Imana ishobora byose. Kuko umwami Imana azagutabara. Ntukamware, ntukagenda ucuritse umutwe kuko Imana ikubereye maso. Umwami Imana agumugisha. Turagushimira Uwiteka Imana yacu, Imana nziza, Imana nzima, ufite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwawe, ugira neza, wambaye imbaraga no gukomera. Ndagushimira ibyo wakoreye Mama Tanyamwami. Wamubereye umugabo wo kwizerwa, waramutabaye, waramuteturiye, aho yagendaga Mwami Imana yitwaje ibyaza kwiyorosa, yaguye ataza aho ari nuko bimeze. Mwami ukamukiza, ejo bundi akarwara corona akagera kure n'urugo rwe rwose, akajya mu bitaro akamera nabi, ariko ukaba waramukijije. Yabonye ineza yawe mu buryo bwinshi. Imana afite ubuhamya bwinshi, aravuga gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Izina ryawe nishimwe, wamugiriye neza, natwe turagushimiye kandi natwe twifatanyije nawe kugushima. Tuzakomeza kuguhamya no kukurata no kuvuga imbaraga zawe. Izina ryawe nishimwe Mwami Imana, mu izina rya Yesu. Bakunzi ba Naweza TV, Mwami Imana abahe umugisha kandi abagirire neza muri byose. Murushizeho gukurikira ibiganiro byacu, muzahabwa umugisha umunsi ku wundi. Shalom shalom. Shalom.